Ese Imana ishobora kwigaragaza mu ishusho eshatu? Dore amayobera yishe mu ibanga ry'ubutatu butagatifu. Hari ibibazo byinshi bizenguruka inyigisho y'ubutatu butagatifu. Imana imwe ishobora kuba ite Data, Mwana ndetse na Roho Mutagatifu? Ese inyigisho ishingiye ku kwemera gusa cyangwa hari ukuri kuyishemo? Ubutatu butagatifu ni ibanga rikomeye mu Bukristo, rikomeza kuba ibanga ndetse rikaba n'amayobera kuva mu bihe bya kera. Witegure gusobanukirwa neza iby'iri banga risumba ubwenge bwa muntu ariko rifite ishingiro mu byanditswe byera. Tumenye ibanga rikomeye ry'ubutatu butagatifu. Mbere na mbere wakibaza uti, ese ubutatu butagatifu ni iki? Ubutatu butagatifu ni inyigisho y'Abakristo ivuga ko Imana ari imwe ariko ikagira ishusho eshatu, ariyo Imana Data, umuremyi w'ibiriho byose, utanga ubuzima n'urukundo; Imana Mwana, Yesu Kristo, umwana w'Imana wagizwe umuntu ngo acungure abantu ku byaha; ndetse n'Imana Roho Mutagatifu, ubutabera bw'Imana budutuyemo ngo aduhe imbaraga n'ubumuntu. Nanone hano ushobora kwibaza uti, ese koko Imana imwe ishobora kubaho mu buryo butatu itavuguruzanya? Iyi niyo nyigisho irimo amayobera akomeye. Reka tuvuge ku mayobera akikije ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu bugoye kumvikana neza kuko mbere na mbere Imana ni imwe. Abakristo bemera Imana imwe rukumbi. Hari ishusho eshatu: Data, Mwana ndetse na Roho Mutagatifu. Bagaragara nk'abatandukanye ariko banga guhagararana. Nko mu byanditswe byera, Imana yigaragaza nk'isumba byose ariko ikaza kwigaragaza mu Mwana Yesu, kandi igakomeza kuba Imana Data. Nk'urugero, igihe Yesu abatizwa, Yesu yari mu mazi abatizwa, Roho Mutagatifu yamanutse ameze nk'inuma, hanyuma n'ijwi rya Data ryavuze riturutse hejuru. Ese bishatse kuvuga ko Imana yari yihimbiye ibice bitandukanye cyangwa yari ikomeje kuba imwe? Hari impamvu zikomeye zatumye inyigisho y'ubutatu butagatifu ikomeza kwitwa ibanga rikomeye. Icya mbere, Imana irenze ubushobozi bwo kuyisobanukirwa burundu. Ikindi, ubwonko bwacu bwemera ibintu bisobanutse neza ariko Imana iduhamagarira kuyemera nk'ikintu cy'umwihariko. Tugarutse ku mateka y'iri yobera, nko mu mwaka 325 mu nama ya Nikeya, abayobozi ba Kiliziya bemeranyije ko Imana ifite ishusho eshatu kandi ikomeza kuba imwe. Mu myaka yakurikiyeho habaye impaka zikomeye ku buryo abantu bakwiye kumva iyi nyigisho. Dore icyo ubutatu butagatifu butwigisha: urukundo. Imana ni urugero rw'ubwuzuzanye n'urukundo. Data, Mwana ndetse na Roho Mutagatifu bakorera hamwe mu bumwe budashyira. Kabiri ni ubumwe. Nubwo turi abantu batandukanye, dushobora gukorera hamwe kandi twuzuza inshingano mu bumwe. Nk'urugero rw'umwuka, Roho Mutagatifu aduha ubushobozi bwo gusobanukirwa ibidukikije ndetse n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dore impamvu ubutatu butagatifu butakirwa na bose. Nka Islam yemera Imana imwe kandi ntigira inshuro cyangwa ishusho ebyiri cyangwa eshatu. Abayahudi nabo bemera Imana imwe itagira ubundi buryo, ndetse n'abahamya ba Yehova bahakana inyigisho y'ubutatu butagatifu ko bavuga ko Yesu ari umukozi w'Imana ariko atari Imana ubwayo. Nubwo ubutatu butagatifu ari ibanga rikomeye, butwigisha ko Imana irenze ubwenge bwacu ariko ikunda abantu mu buryo budashobora gusobanurwa n'imvugo. Rero kwemera ubutatu butagatifu ni ukwemera ko Imana ari urukundo n'ubumwe bwuzuye. Mvugira utamene, mbifurije amahoro y'Imana, umuryango muzima, ibyo kurya ndetse n'amafaranga. Njye wabateguriye mwanabagezeho iki kiganiro cy'amayobera, nitwa Charles. Ndagira ngo nkwibutse nanone, niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo twiyagurire umuryango. Ibyiza biri imbere, ntacyo muzamburana keretse ibyo mudashaka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.